Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe witutsinde ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo ndi gukunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami, ugira uhita ubibonera ku gihe. Ni ingenzi ko wakanda subscribe mbere yuko ureba ino video. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 dugufashe kona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Tubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Uratwandike cyangwa uduhamagara kuri 0789 355 16 uri mu mujyi wa Kigali. Turaza tukakwigisha turi kumwe iminsi 2 cyangwa 1, ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita usine ko tukigana turi kumwe. Rero mutwari cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ndakeka ko mwamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho, gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo komeza imbere gusa, beka ngo aho kunyuranaho imbere, sega ngo aho guhagarara umwanya munini, kuri de bakatubwira ngo nta inzira y'icyerekezo kimwe. Ese hano igiso cy'ukuri urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye baba bari kubwira ati komeza imbere gusa, ntabwo wemerewe gukata iburyo, ntabwo wemerewe gukata ibumoso, urakomeza imbere gusa. Kikaba gitegeka, kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. N'ibindi byapa byose uzabona biteye kubwo buryo, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, uzamenye ko bitegeka. Uzareba ikintu kiri mu kimenyetso cyangwa kikirango, nicyo bazaba bari kugutegeka. Hano harimo fresh igana imbere, no gukomeza imbere gusa, nta yandi mahitamo ufite ikindi cyerekezo wajyamo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntabwo yahora yaka igihe cyose, hari igihe kigera ukayazimya. Ese uba wayazimya mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri ntera ingana na metero 200, mbega ngo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mu gihe kuri se bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu baba bashatse kuvuga, baba bashatse kwa ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi
ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ushobora kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Na B ikaba igisubizo cy'ukuri iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba amatara maremare. Ndakeka ari muzitamo rero se, ndakeka ari muzikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandikiye yangu duhamagare kuri 0789 355 1626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tugufashe kwiga aho waba rose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Ese aba ugomba gukora iki? Ari gushaka umuherekeza, mwebwe nibo mwita mu ndimi z'ikinyarwanda tandiboye. Bika ngo gukurura ikinyabiziga cye, ukajya imbere ugakurura ikinyabiziga cyawe. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A gushaka umuherekeza na B gukurura ikinyabiziga cye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano igiso cya nyacyo urabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe. Hano igiso cy'ukuri ni B, gukurura ikinyabiziga cye, kuko batubwiye ko ari akanyabiziga gasunikwa. Kuba wajya imbere rero ugakurura n'ubundi kubera ari akanyabiziga gasunikwa biba ari ibintu byoroshye. Ndakeka ari umuzi gutamo B, ndakeka ari umuzi kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Nujya mu kizamura akora mu kanya rigira urabona ibibazo 9 cyangwa 10 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye. Ni ingenzi ko ikibazo twajya tukivaho ucyumvishe. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe hasi, ikintu cyose kiza ukagera ahita ukibonera ku gihe. Aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara? Aravuga ngo amabara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Iyo bavuze ngo amabara arera ni kimwe no kuvuga ngo ayo mabara aba asa umweru. Beka ngo ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rishije. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rishije. Ese hano iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. Wari wahisemo A ni igisozi cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igisozi cy'ukuri ariko nta manota bari buguhe. Uba ugomba guhitamo igisubizo kivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mwa kino kibazo baba baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa ibinyabiziga ndakumirwa. Beka ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Beka ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano igiso cy'ukuri cyanya cyurabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa harimo nka za ambulance na bino binyabiziga bikora ku mihanda bishobora kugira ihoni ridasanzwe. Mwumva ko nk'iyo kivugije ihoni kiriya kinyabiziga uhita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe, ukamenya ko ugomba gutanga inzira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse igihe uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, ubundi uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga. Ariko iyo ucagaguye umuyobozi aba ashobora kuwurenga mu bihe runaka. Mu bihe bihe ari ngo mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, mbega ngo mu gihe agomba gukatira ibumoso, sega ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Deka ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano ikiso cya nyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, mu gihe agomba kunyura ku kinyabiziga, nk'iyo ushaka kudepasa ukaba ugeze kuri murongo urombereje hagati mu muhanda ukabona uracagaguye, uba wanyura naho, uba wakata ibumoso, uba wahindura cyangwa ukajya mu kindi gice cy'umuhanda. Niyo mpamvu hano duhisemo ko igiso cy'ukuri ari D, ibisubizo byose ari ukuri. A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero D, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Bavuze igice cy'inzira nyabagendwa, kuvuga ngo igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa kuvuga ngo igice cy'umuhanda, ibyo byose ni kimwe. Iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa cyangwa bakavuga ngo umuhanda, ibyo byose baba bavuze ibintu bimwe. None icyo gice kiba kigenewe iki? Ari ngo inzira y'abanyamaguru, mbega ngo agahanda k'amagare. Seka ngo A na B byose ni ukuri, inzira y'abanyamaguru n'agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ushobora kwibaza se no kubera iki umuhanda ugira agahanda k'amagare ntugira agahanda ka moto? Ni ukubera ko amagare nta moteri aba afite. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse. Tuzi uko gisobanura mu nkomane, tuzi uko gisobanura mu gihe bakiguhaye nta kindi kintu barengejeho. Ese aho banyura bazengurutseho gisobanura iki? Ubonye hari ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, nabakoreye video iteguye neza y'ibyapa byo ku mihanda. Urasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Iyo video ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bw'icyapa n'ikibazo babazaho mu kizami. Nigeze ko wajya kuyireba rero. Iki cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, uhitemo igiso cya nyacyo. Ari ngo utanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini, mbega ngo utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Seka ngo utanga inzira ku makamyo na za autobisi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Murabizi iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjira mu ruhande rw'iburyo. Birashoboka ko hari ibindi binyabiziga byamaze kwinjira biri ibumoso bwawe.
iyo ubonye kino cyapa ukakibona aho banyura bazengurutse, kiba kiri kukubwira ko ugomba gutangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso bwawe. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero B, ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ari ingenzi kujya aho hasi umukara handitse subscribe, ukakanda ikintu cyose kizaho ukajya uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utureba nyuma dukoreshwa, utureba nyuma dukoreshwa. Aravuga ngo kwireba, mbega ngo kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, sega ngo kureba abicaye inyuma, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Ntabwo wari wicarana n'umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona ko ari akantu kaba kari imbere kameze nk'akirori, ari kubikunda kugera agahengeka, aba ari kureba, ari kugenzura ibiri kugendera inyuma ye, ibinyabiziga biri inyuma ye. Ndakeka uramutse B, ndakeka uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze. Iyi niyo mpamvu mba mbona n'abantu batari kwigira ibinyabiziga baba bagomba gushaka ukuntu wakwiga amategeko y'umuhanda, kuko nk'iri tegeko ry'umuhanda rireba umunyamaguru, ntabwo rireba umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese no kubera iki bitemewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze uri umunyamaguru? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arangwa ingaruka ku bindi binyabiziga, mbega ngo ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, sega ngo bandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda, mu gihe kuri D bari kukubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Niba imodoka ihagaze, umuyobozi w'ikinyabiziga araza ayisanga, ntabwo yahita atekereza ko iyo modoka yagenda, kuko ari kubona ko ihagaze. Ubwo araza n'umuvuduko mwinshi, niwambukira imbere y'iyo modoka ahite akugonga, kubera ko aturutse inyuma yayo atari kukubona, uhita wambukira imbere yayo atari kukubona, cyangwa ukambukira inyuma yayo we aturutse imbere atakubonye, bikaba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa uduhamagara kuri 078 935 16 26, ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, ndakwigisha aho waba hose mu gihugu. Kama amasaha ubona ko nogeye ubonekaho ku munsi, iyo ageze ndaboneka nkakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, ku buryo tuba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0788 935 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aravuga ngo ni meza kuko atuma ureba kure, mbega ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Sega ngo kwizeza ko abandi bakubona, abandi bari kuvugana, abandi bayobozi cyangwa abandi bagenzi bari mu muhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Rero amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndakeka ko uramutse ukitamo B, ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo,
ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ujye wibuka gukanda subscribe hasi, ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, ushaka kuzajya ubona ikintu cyose nshyizeho. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso, uri kugenda uri kuzungazunga. Arango ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, ubwo nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande cyangwa za velomoteri cyangwa se amagare. Mbega ngo ni bibi igihe cyose. Sega ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano giso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano ku kibazo cya 12 igisubizo cy'ukuri ni B, ni bibi igihe cyose. Kubera iki? Kubera ko gutwara uri kuzungazunga, uzungazungiye ibumoso. Umuntu yaragiye kudepasa, uhita ujya ibumoso uri kugenda uzungazunga. Numusanga ibumoso yaragiye nko kudepasa, arahita hagusanga kugonge, aguteza ibyago cyangwa nawe umuteza ibyago. Kandi mpora mbivuga ko biriya byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu mubare wishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Araba ngo mu mezi abiri, mbega ngo mu kwezi kumwe, sega ngo mu minsi 15, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ikinyabiziga cyawe gikoze impanuka, wenda ntabwo kizagaruka mu muhanda vuba, cyangwa se ikinyabiziga cyawe urakigurishije undi muntu, biba ngombwa ko hahindurwa ibyanditse bireba nyir'ikarita, bimenyesha ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo biba byakorwa mu gihe kingana gute? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Ibyo bikorwa mu minsi 8. Hano ri minsi 8 uri kubonamo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko aramuze gutamo D, ndakeka ko aramuze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arango ntacyo gihindura. Mbega avuga ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Seka ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cyanyacyo nta kindi ni ntacyo gihindura, uretse kukubwira ko ugomba kuhaca urushijeho kwitonda. Ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko urumuzwamo A, ndakeka ko urumuzwe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri buze gukora mu kanya urahita ugikora, uretse kukubwira ngo uhace witonze. Ntacyo kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he? Ese rishyirwa hagana he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba kuri buri nzira, mbega ngo hagati y'amasangano, sega ngo iburyo bw'amasangano. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Kwibutsa ko kode ziri koneka, zaba iza kategori, zaba iza provisoire
ziri kuboneka, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo mu gihe gitoya. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, oya, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona ku buhe buryo rero? Hano rero ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Araba ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, B bakavuga ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, C ikavuga ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano igiso cya nyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramusutamo D, ndakeka ko ramusutamo yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko ikiramuka kije mu kizame uri buze gukora mu kanya urahita ugikora, kuko ibibazo biragaruka kandi bigaruka neza bimeze gutya. Hari ikibazo tugezeho nkabona hari ukuntu bagihindura mpita mbikubwira kugira ngo ugerweho wakibonyeho ugifiteho amakuru uhita ugikora. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu benshi bakunda kwigira hano gukora ari ugukora rimwe. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, yaba byandika muri comment, yaba baduhamagara, yaba twandikira kuri WhatsApp, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda n'ahandi wagikura uretse kwa hino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho, dore ko abari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni izi modoka tugendamo mu buryo bwa rusange. Ese umuvuduko wazo ntarengwa iyo nta mategeko ahugabanya ni uwuhe mu isaha? Araho ngo kilometero 60 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 25 mu isaha, D ngo kilometero 20 mu isaha. Ese hano giso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni aba ari kilometero 60 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hari igihe umuntu akubaza se ugenda uri gupima? Oya, buri kinyabiziga cyose kigenda ufite ahantu uri kugirebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha icyo kinyabiziga iyo gifite moteri. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500, ni kino kibazo bashobora kugihindura ukajya mu kizami cyawe ukabona bagihinduye. Ese bagihindura ute? Haravuze ngo uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500, bashobora gukoresha ngo uburemere bwemewe butarenga toni 3.5. Niba bavuga toni 3.5 nabwo uzahita umenya ko nta kintu bahinduye, kuko toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Kuvuga ngo ibiro 3500 no kuvuga ngo toni 3.5 byose aba ari kimwe. Ese hano iso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe? A iravuga ngo kilometero 60 mu isaha, B iravuga ngo kilometero 40 mu isaha, C iravuga ngo kilometero 75 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Igisozo cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha.
utari wahisemo se ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Sega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Nibyo biba bishobora kugira kiriya gikoresho cyerekana umuvuduko kandi kigahora cyitabwaho. Ndakeka ko rumuze guhitamo rero B. Ndakeka rumuze yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kuba bavuze ngo kilometero 40 mu isaha ibishobora kurenza bura nakira A yakagombye kuba igisubizo cy'ukuri, ariko iyo bavuze ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha, ariko nayo urabona ko 60 n'ubundi uba warenze 40, ariko uba ugomba guhitamo. Uhisemo A ubwo waba ibiri munsi y'umuvuduko wa kilometero 60 bikuyemo, kandi ari uguhera kuri kilometero 40 kuzamura. Niyo mpamvu hano duhitamo B ivuga ko ari ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga. Ibintu bijyanye n'ishusho y'icyapa ndakeka ko nta muntu turi gukosorana kino kizame waba ukibifiteho ikibazo. Yavuze ishusho, ese kino cyapa iyo uri kugenda mu muhanda se hari ibyo ubona bifite ishusho y'uruziga, ibindi impande 3, ibindi impande 4? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Ubuso ni hariya hamwe imbere. Mu ndimi z'amahanga mu Gifaransa ni surface, mu Cyongereza ni surface. Hari hamwe imbere hari hasi ubururu. Ibirango ni hano handitse 30 ariko ucishijemo umurongo utukura. Kino cyapa gisobanura iki rero? Mu byapa byo ku mihanda araho umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Sega ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Deka ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Ese hano igiso cy'ukuri cyanya cyo urabona ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ubonye kino cyapa mbere uba wamanje kubona ikimeze gutya ariko kitarimo uno murongo utukura. Iyo ubonye kino gitegeka handitsemo 30 kandi wibuka ko hadahoramo 30 buri gihe, wongeza umuvuduko umuturagenderaho akaba ari uwo nguwo wanditse mu cyapa. Ubwo hano ugomba kugendera ku muvuduko uri hejuru wa kilometero 30, umuke uragendera ukaba ari kilometero 30 mu isaha umuke. Iyo ubonye kino noneho gishishemo umurongo ugeze ku iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, bari bagutegetse barakubwiye ngo umuvuduko muke uragenderaho ni 30 mu isaha, kilometero 30 mu isaha. None wacishemo umurongo, ni ukuvuga ngo ushaka iyo ubonye kino cyapa wahita ugabanya, washaka ukagenda ku kilometero 20 mu isaha, kuko ugeze ku iryo herezo ry'uwo muvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kize ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare utubwire akarere, itariki, isaha ushaka tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ushaka kwiga tubwira amasaha uboneka ku munsi akunogeye, utubwire tukwigishe mu gihe gito uzagerwaho gukorera imwe uhita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali turaza twakwigisha iwawe iminsi 2 cyangwa 1. Aho ni ku bantu badakunda kuba bafite umwanya uhagije, twakwigisha turi kumwe.
ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626 tubibafashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, niyo mpamvu usigaye ubona abantu bari gukora rimwe bagahita batsinda. Ikintu cyose kizaho kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, kanda subscribe hasi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.